Our walls are quiet, but in all the blind, they cause ibyaha, ni innocent. Mumeze mute babes, mumeze neza, nizere ko mumeze neza, nanjye mumeze neza, mba mumeze neza, tuba tumeze neza, ngewe na Dadu. Iyo nishimye tuba twishimye, iyo twishimye muba mwishimye. Turabashubuje, twe tubakumbuye, twe turi busy ho gatoya, ariko tuzagerageza tubahe akantu. Yes. First of all, ugifungura ikiganiro reka kwinjira muri comment wandika mutarumva. Uri kuvuga iki nambaye dira ndi mu rugo bwanjye aragiye dore ndavuze rero kanambara dira nisanzwe. So meze neza ndashima Imana. Abantu mwese mwandebye kwa citymaid ndabasuhuje iriya titre nibakange kitaniye washize iriya titre. Numva kitarame mu kiyashiro titre y'ibintu ntavuze. Abana banyu babaye iki? Ari gukina. Asha ibintu nk'aba YouTuber nyine murabizi bandika titre ikanga kugira ngo murebe ikiganiro ariko ngewe murabizi ko nabasobanuriye mukuriye rero ndumuye mu kiganiro cya Cita murasobanukirwa neza niba cyumva bakakirangiza n'icyumva ukakirangiza urumva neza bira kitanditse kuri titre sibyo ariko mwaranutse kuko muye no kwashita muri yongeza muba mubona ngewe bimbwiye iki bintwaye iki ibintu byose birangira mwese mutashi wanyu mu buriri bwanyu mugafuzimya telefone mugasinzira twese tukatiwa nta muntu tuba turi kumwe mujye mwihangana gutukana ntabwo bigezweho ikintu gihari ntabwo turi niba ari cyagiye tugezemo cyavuzwe muri Bibiliya ngo abantu benshi bazabibwira ko ari abanyabwenge kandi ari abaswa kubera ko umuntu araza ikiganiro tuvuga gifite isaha n'igice kiriho wowe niwe wagishyizeho iminota kimaze n'iminota nka 30 cyangwa amasegonda ngaye ukahita ubona comment kandi iri negative nese umuntu aba yumvishe oya bakwanga bayongeye kukubona hari n'ibintu bazanye byo gutwika ngo ubona gutya na gutya ngo amerayike ubona ko Naomie na Dadu bataberanye amerayike ubwo rero ubona ko Dadu yagowe ndagira ngo ube umusiri wo mu mutwe ugire abantu bajye bagira n'ubwenge cya kameme nagowe y'amazi ukuntu umeze nimereye neza ubona abantu babona ndi mubi ku buryo ugorwa we oya buriya ikintu ibyo abantu batwandikaho n'ibyo badutekerezaho biratandukanye ibyo umuntu araza akandika nyine ibyo ashatse gutyo kugira ngo nawe atwike ariko batuzi neza ikiganiro kitaragera kati abantu mumpamagara mukansiba amafaranga mumbabarire nukuri ndabingize mumbabarire situziranye ngo nagukunze ngo nabonye ufite umutima mwiza ngo ndagukunda ngo mfashe nese urukundo rwanjye ngiye kurugura nukuri ngiye ndafasha ariko ntabwo uzajya mfasha abantu ntazi turi kubyumvikana ntago nyobeye ko wagiye kuri comment ukandika ukaza kugira amafaranga mumbabarire sibyo shiri ntago gufasha ntago bisaba yego umuntu none se kubyo abantu bose bambonye kuri YouTube ariko nyine iyo ikintu abantu bagomba kumenya ikintu bagomba kumenya ntago ni umuntu agiye hariya akagira ibyo atangaza ku buzima bwe ku Imana imuteza imbere bivuze ngo uhise uwo muntu wo kuza nyine ngo abantu bose bita bagufatira nawe wese ko nabibonye ko ari nyinshi cyane abantu bose baguhamagaye kuri nimero watanze bose bari gusaba ubufasha ngo ikishoro ugaragara nk'umukire ariko icyo nyine abantu bagomba kugira inzira nyinshi baca zitandukanye ntago wenda umuntu abishoboye yabikora ariko ntago umuntu yabikorera abantu bose ngo abishobore nanone ku rundi ruhande urumva seka merci ndende wundi nyine seka reka tubanze tuganiriza abantu pore nabonye oh yes urumva rero hari ikiganiro twakoze mu minsi ishize serize kutajya kuvuga kuri comment ntago ari comment ariko ntago umuntu yabura kugira iza komoza kubera ko buretse impamvu ushaka gukomoza
hari ikintu nanone gituma abantu badindira, bakaba ariyo mpamvu umuntu aza nyine nka biriya twavugaga muri comment atarareba ikiganiro ngo akirangize akahita commentinga. Noneho kubera ko hari umuntu wigize gukomentinga ndeba ureba nyine ako kanya inuza comment ijyaho neze sinjye bose tuba twauploadinze umuntu ntabibona, nta n'iminota ingahe irashira ahita avuga ngo twakosoye Imana, areba titre. noneho ariko hari ikintu abantu tuba tugomba kuganiraho nanone tukava ku rwego rumwe. Nayo mpamvu tuba turi hano tuza hano tubwira abantu gusa dutwike gusa ibintu bitungura abantu ngo bisetse abantu bakagira inama bidafite icyo bimaze. Turi mu gihugu abayobozi bacu bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo igihugu gitere imbere, tuve ku rwego rumwe atari ibintu uburyo bugaragara inyuma gusa nani bugaragara imbere gusa, ni inyuma n'imbere no mu bitekerezo tugakura ku buryo noneho bishobora kugera no kuri aya madini yacu. Buri wese kubera ko buri dini rigira amahame yaryo atari amahame ya Bibiliya, kuko njye burya ngendera kuri absori yanjye ni Bible cyangwa yacu, sibyo? Ariko abantu benshi bagendera ku mahame y'amadini yabo, noneho akahita azagahuka hariya ngo wakoze iki, akahita gucira urubanza. Nabizi urubanza rutangira mu nzu y'Imana, ariko hari ikintu ushaka kubivugaho kugira ngo buriya hari ibintu ugomba kuvuga ugateza abantu intambwe nabo mu bitekerezo. Warabibonye kiriya kiganiro twakoze tugira dusobanura ibya sajari na BBL ukuntu bigiye birimo uburyo butandukanye. Ubonye ko abantu harimo umuntu batwandikira bavuga ati okay noneho mbashije kubyumva mbere na mbabarire n'abacira urubanza gutya na gutya. Ni byiza rero kudahubuka ahubwo ukabaza icyo utazi ukabaza. Nicyo twakomeje kugaruka. Abantu rero turi kumwe hano muri quartier, wowe wakoze subscribe ukashaka ikibanza muri no quartier, turakwakiriye nawe ukiri mushya, nawe ugiye kuyikora none tuguhaye ikaze, ngaho yikore. Urakoze. Imana imuhe umugisha umuntu wese uyikoze, cyangwa uri buyikore na nyuma yaho gato. Reka kwihangira umutima shakanda. Turi kugira ngo ntabwo dushaka kuba zino tube cano yo kuza bazana ibintu bitwika ibintu kandi birimo ibinyoma, bigize ibyaha, bigize kugumura abantu, no. Dushaka gutera intambwe n'ibigihugu bicara bagakora imiturirwa, bagashyira imbaraga mu bukerarugendo kugira ngo amadevize yinjire, RDB gakora cyane. Natwe se twebwe nk'abantu umusanzu turi gutanga kugira ngo natwe tugaragare nk'abantu bateye imbere no mu bitekerezo n'ibyo. Ariko reka nze mbihuze gutya, reka tubifate nk'ahari igice cya kabiri cya kiriya kiganiro, kuko bigaragara ko hari abantu batarasobanukirwa neza, kandi ntabwo wagenda usize abantu bamwe bari inyuma. Sheri, hari abantu baba bagomba hari umuntu utahita yumva ku kanya, no mu ishuri urabibona ko hari igihe bisaba ko isomo barisubiramo, agera mu rugo umwana bakongera bagasubiramo, ari n'ufatira kuri tablo ako kanya. Bibaho. None se Zeripa no kuri mpamvu abo wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane n'uwaherekeje abandi. Ikintu ushaka kuvuga ni iki, ndi kugira ngo tutere intambwe ku kindi kintu kimwe gatoya. Nize gutanga urugero, twavuze ukuntu abamama bababaye kandi turabibona, twebwe turabizi, tuganira nabo cyane n'icyo madamu ndabizi abamuvugisha ni benshi. Hari n'abapapa nanjye bari kungisha inama ukuntu bimeze, ariko b'abapapa. Ariko reka mbabwire, nongere mbisubiremo, kuba umukristo ntabwo bivuze ngo ujye hariya wihirimbize unanirwe gukaraba mu mutwe ngo umusatsi wawe utunganye uvemo imvuvu, ngo ubure kuwutunganya neza usokoze. Hari n'aho muri biriya bavuga ngo ntimukirimbishe kuwuha imisatsi, ariko hari impamvu ushobora kugira yo kufunga umusatsi kugira ngo umenye uko ufata neza ugafuka. Ushobora kubisobanura kurushaho atari kuvuga ngo ugiye kubyirimbisha. Ikindi ushobora kubona, njyewe nigeze kurwara amaso, hazaho ikintu gipfuse ku jisho kimeze nk'agashashi ariko kibyimbyemo ukuntu nkareba, ariko hariho ikintu umuntu wese umbona
akabaza ngo nicyo iki kiri mu jisho. Nagiye kwivuza bampa transfer yo kugika ni Kabgayi kugira ngo babashe kugikuraho icyo kintu, ariko nararebaga neza. Eske kuba naragiye bakagira icyo bakorera ijisho ryanjye, kuba hari ikintu ijisho ryanjye ryakorewe, nakoze icyaha? Cyararebaga pe, ariko hazaho ikintu kibangamye, nyine ubona ko kibangamye. Tuvuka akenshi tumeze neza, kandi n'abavutse ingingo zabo zitameze neza Imana irabazira n'abakunda izi n'impamvu. Urumva ikireba ni umutima wawe n'ubugingo bwawe ko bumeze neza, umutima, kuko hari n'abantu bishuka ngo imitima yangu kigenze nk'uko umutima wanjye n'umutima nawe urashuka. Ibyo nabyo tujye tubimenya. Ahubwo abantu benshi akabanga ashaka kubibira, abantu benshi turasenga, ariko rero tuvuga ngo dusenge mu kuri no mu mwuka, akantu ndumva nageze kukavugaho. Abantu rero benshi bashaka gukoresha ngo bari gusenga, bagashaka gukoresha mu mwuka cyane, ariko ukuri bakagushyira ku ruhande. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Tujye tureba icyo ijambo ry'Imana rivuga. Icya mbere, intangiro y'abantu benshi ni mbi. Abantu benshi bari gusenga, bari munsi y'umuvumo batabizi. Niyo mpamvu Yesu yigeze kuvuga ahantu hamwe ngo benshi bazaza bikubita imbere yanjye bavuga ngo twasuye abarwayi, twarasengeye abarwayi barakira mu izina ryawe, twakoze ibi mu izina ryawe, twasuye imbohe, twakoze ibi n'ibi murabikora. Ariko ngo bababwire ngo mugende mwabivume mwe, ngo ntago mbazi. Kubera iki? Ntago musenga mu kuri no mu mwuka. Noneho kubera ko izo ntambwe mutazifite, ukaza hagira akantu ubona ukirirwa mu manza zidashira, kandi nawe ubanza rukuriho. Ahangaha mbivugiye iki? Hano mu gitabo cy'Abagalati igice cya mbere hari ahantu havuga ngo, impamvu ngiye kuhavuga ni uko abantu benshi bazanye inzaduka ku ijambo ry'Imana. Ntago ndi buvuge inzaduka. Iyo umuntu avuze inzaduka bumva ngo amadini yavutse nyuma. No, n'ayavutse kera, amwe mwita ngo y'ibihangange ya mbere, nayo ni inzaduka. Kubera iki? Ni inzaduka ku ijambo ry'Imana. Uretse wumve rero aba b'inzaduka, kubera ko hari ibintu byinshi bazanye mu mahame yabo. Nk'ubu urugero, Bibiliya tubwira ngo ibyo tuzakora byose ngo tujye tubikora mu izina rya Yesu Kristo. Ariko hari abarikora mu izina rya nyina wa Mariya, hari abikora mu yandi mazina, hari abikora muri titre z'ubutatu. Izina rya Yesu bakanga kurivuga mu kuryatura. Ibyo byose ni inzaduka z'amahame y'amadini yanyu. Urumva? Ariko ahangaha iki gice nshaka gusoma kiravuga ngo ni mu Bagalati igice cya mbere, reka mbere ku murongo wa 6, ngo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ubu turi mu kuri, ntabwo turi mu mwuka hano. Ariko nihagira ubabwirira ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru, avumwe. Biri ku murongo wa 8 aho. Nk'uko twabivuze nongeye kubivuga, niko Pawulo avuga. Niba umuntu ababwira ubundi, icyo gice uraza kugisoma, ibindi bitandukanye n'ibyanjye. Hari ahantu ushobora kubasomera ugatangara. Ni mu gice na kera, ni ibintu byanabayeho kera, ariko reka none kano kanya mbiretse, ariko niba mushaka tuzabigarukaho muri comment. Ngende mbereka ko nundi wabibabwiye. Nababwiye. Ubwo nuko naba ntandukiriyeho gatoya. Wabwiye ko utandukiriye, nyine babyumve, nyine buragaruka mu murongo. Reka nsoma aka kantu. Ibyo nari mvuze kugira ngo abantu bumve ko bifite imvano. Biriya nari mvuze ngo abantu bataye Yesu ku ruhande bakajya kuramya nyina, akaba ariwe bacaho. Kandi Yesu yaravuze ngo cyagiye kumusara ngo umwenda ukingirije ahera watabutsemo kare, ngo buri wese abasha kwinjira. Ubu umuntu wese ashobora kwegera Yesu udaciye ku rundi, udaciye ku mutambyi, udaciye kuri nyina, wabarwaga nka nyina, udaciye ko wari we wese, wowe ukabwira Yesu ibyawe. Ariko abantu baratandukiye. Impamvu bivuze, dusomye muri Yeremiya hano 7 igice cya 18, ngo abana batashye inkwi nabo base bagacana imiriro, abagore nabo bakavuga imitima kandi bavugira umugabekazi wo mu ijuru imitsima,
bagasukira izindi mana amaturo y'ibyo kunywa banyendereza kugira ngo bandakaze. Inzira n'imwe, izindi zose nibyo yani muvuga mu burenganzira, warenze inzira nyine. Ntago ndibuze guca ku ruhande ngo mvuge ngo ibiki ngo ngenekereze, ndi kubabwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mushaka gusenga mugatitira mukavuga indimi mukagira gute, ariko ukuri kw'ijambo mukagushyira ku ruhande kubera amahame y'amadini yanyu yazanye inzaduka kuri Bibiliya. Rero ibi ndaza kubihuza n'ibimaze iminsi bituriho twebwe, ariko ku bantu bavuze ngo dukosora Imana, ntabwo ari twe twayikosoye, ahubwo amadini yanyu yakosoye Imana mukagira imyumvire itandukanye. Impamvu ndi kubiganishaho ni iki: hari Bibiliya irabivuga, hari n'umuntu wabimbwiye ngo imibiri yanyu ni insengero za Kristo. Ariko reka tubyumvikane neza, hari uteranira mu rusengero duteraniramo twita urusengero, twebwe duteraniramo tureka imibiri. Iyo hagize ahantu hava cyangwa hangiritse cyangwa hahengamye, ntago mushaka sima mukajya kuhasana. Maze kubaho urugero rw'ijisho ryanjye ry'amaso yanjye yagize ikibazo, njya kuyasanisha, nakoze icyaha? Ese inzu ya so, inzu ya papa wawe yubatse, uri umwana wayikuriyemo, wenda waranashatse, inzu ikagira ikibazo, isi atagifite imbaraga, ntago wajya kuyimusanira? Uyisaniye ubukosoye Yesu? Ni ikibazo. None se kuba njyewe nawe ndi mu rusengero ntishimiye kandi mfite ubushobozi bwo kurutunganya nkarwishimiramo, nihiriye kosa nkoze? Okay, tubyumvikane, reka tugendemo neza ku murongo. Urwara amaso ukajya kwivuza ngo kwa muganga, hari ndimo najyaga numva ngo barasana ngo iminsi ikicuma. Turi mu isi, umva ikintu turi hano mu isi dukora, kamubwira ukuntu Bibiliya yavuze kugira ngo ako kantu kumve neza. Ahari urumva hano mu mubwiriza ibice 8 ni ku murongo wa kangahera, 15, ngo nuko mpera ko nshima ibitwenge, kuko munsi y'ijuru nta kirutira umuntu kurya no kunywa no kunezerwa, kuko ibyo ari byo bizagumana nawe mu miruho ye iminsi yose Imana yamuhaye kubaho munsi y'ijuru. Ubwo ni ukuvuga ngo niba munsi ibiri muri bibiri, niba wicara hariya ukarya ukanywa, ibindi ni ugushaka kunezerwa. Ni iki kikunezera? Ni uko wariye, ni uko wanyweye byonyine? Turi munsi y'ijuru, twambaye imibiri. Ikintu mugomba kumenya, Yesu ko azaza asa, ntabwo azaza asa n'iyi mibiri yambaye n'umubiri. Naza gutwara umugeni, azaza yambaye undi mubiri. Ni ikindi nacyo gusobanura umugeni, kuko umugeni afite n'ubutumwa bwihariye, by the way, bitandukanye n'ibyo tubona buri gihe. Nazaje kudutwara, umugeni wa Kristo, nuko twe turi mu mugeni wa Kristo. Ntago azaza yambaye umubiri, hari ashakoza yambaye teofani nkuko mbere byari bimeze, cyangwa kuri yazamuwe ameze, uri bukazuka yari afite ubwiza, nta n'uwabashaga gupfa kumwegera, yari afite ubwiza bwandi bwakubitaga umuntu akagwara, murabyibuka ku gituro. Ni ukuvuga ngo rero uko azaza asa niko tuzaza. Iyi mibiri Bibiliya yarayisobanuye, ni imibiri twambariye hano mu isi, ni imibiri ipfa. Adamu na Eva hari ibyo bakoze bituzaho twese. Ni imibiri ibora, ejo wapfa ukazira malariya, imodoka yakugonga, warwara iki cyorezo cyaje ni mapage n'ibiki, urumva hari abo kiri guhitana, n'ibintu byinshi hano biza nk'igare. Hari ikindi kintu maze kubona, abantu baziza Imana amakosa ya Satani. Ariko mbere yuko ngera kuri ako kantu, nufuje nako kukavuga ukuntu abantu nagiye numva ubuhamya, cyo koze nanjye icyo gihe nigeze kukigeramo cyo kushaka kurakarira Imana, ariko
aho kurakarira satani. None igitangaje abantu bagahindukira bagakorera satani ku bushake bwabo, kandi ariko akunda akagarukaho nyuma kugira ngo twumve neza. Kuba mvuze ibi, kwishima mu isi tugira ibyishimo bitandukanye, ibyishimo bitarimo guhangana. Ibyishimo bitarimo guhangana, impamvu ntemera ibintu bitanga ibyishimo ariko birimo no guhangana, ni ukubera ko Imana yatubwiye ngo tube mu mwuka umwe. Ndatanga urugero. Kera nakundaga umupira, nari n'umufana w'ikipe imwe hano mu Rwanda, hari n'izindi nafanaga, ariko maze kumenya Kristo ko ngomba kuba abantu tugomba kuba turi mu mwuka umwe, nza gusanga iyo ndi mu mupira tuba tutari mu mwuka umwe n'abandi. Hari bamwe bambaye iri bara, abandi bambaye iri, bagahangana. Twigeze gusohoka, ikipe nafanaga yatsinze ndi muri stade. Noneho tugeze hanze, abafana kubera ko bari batsinze batuka babandi batatsinze, havamo kurwana, biba ngombwa ko polisi y'intervene. Bamwe baranakomereka, hari abantu bajya banapfira, murabizi. Bivuze ngo aho ntago ibyo bintu biri guhuza abantu bifite ababirimo sinshaka kugira ngo mu bitekerezo mu mitima yanyu, ariko njye ni mu rugendo rugana mu ijuru. Hari ibyo nziririza nirinda, mbese ikintu kitaduhuza ngo tugire umwe, icyo se njye ngishyira ku ruhande. Njyewe n'umudamu wanjye, sibyo sitiyari. Niyo mpamvu njye naguha impamvu ntawufana nk'umukristo, ntakiri mu mupira, kubera ko ntago biduhuza, biradutandukanye. Setu icyo kirahagije. Wenda hari gahunda ziba ziriho ikipe y'igihugu, simbizi, ufite uko uzajya ubitwara nkawe, uko uri umukristo ugomba kugenda mu nzira ya gikristo. Ariko noneho reka ngaruke muri iyi nzira. Njye nasobanuye impamvu nafana umupira, ahantu bigeze kubimbazaho, ariko mbihuza n'ukuri kw'ibyo mbona ku ijambo, kubera ko abantu bataye ukuri kw'ijambo bajya mu mwuka gusa. Kuko n'abavuga indimi ndabakondana, kubera ko bavuga indimi bakanadusobanura, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo nihaba hari umuntu uri kuvuga, habe hari n'undi wo gusobanura. Ibyo reka nayo kubitindaho, murabizi, mubyica mubizi. Ntago Bibiliya yigwa mu ishuri. Abantu bafata Bibiliya bakajya kwiga mu ishuri za teolojiya, mumenye ko muri kwica ukuri kw'Imana. Nusoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 2 cyose, uraza gusobanukira ko ibyanditswe byera bisobanurwa n'ibindi byanditswe byera. Kugira ngo ibi tubyumve neza, ntaza kuvuga ngo navuze amagambo yanjye, reka basi mbasomere icyo gice, ariko mbasomere guhera ku murongo wa 12, ariko igice cyose wowe kimanuke byose birimo. Birabisobanura neza, no kugira ngo twihute, tuba dufite iminota mikeya. Urumva, Abakorinto ba mbere 2, kamere ku murongo wa 12, ariko usome igice cyose. Ariko twebwe ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe ku uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Kuko hari abagurisha iby'Imana babicuruza, ari ibyo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi, ntabwo tubisobanuza ibitabo byo ku ruhande by'abanyabwenge bya teolojiya. Kubera ko impamvu mbivuze niyi, ndatanga ingero ebyiri. Urugero rwa mbere, nigeze kuganira n'umuntu bita Apotre, sinzi wabimuhaye hano, ukomeye cyane. Ndamubaza kuki ahangaha muvuga gutya kandi Pawulo hano yaranditse gutya na gutya. Arambwira ngo ibyo Pawulo yabibwiraga Abikorino ngo ntabwo bitureba, ngo byari by'Abikorino gusa, ngo ab'iki gihe ngo twebwe ntabwo bitureba. Ariko mubajije nti ko Pawulo yandika, reka masome atangira urwandiko ko atavuze Abikorino gusa, ibyo nabashije kubona. Uretse nawe wumve ko Pawulo atavuze Abikorino gusa. Soma Abakorino igice cya 1 umurongo wa 1, numve kuntu uvuga, wenda turasoma no wa 2, ngo Pawulo uhamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo, ni nk'uko Imana yashatse na Sositene mwene data. Turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto, aho ngaho yari agifite ukuri, berejwe muri Kristo Yesu, kandi bahamagariwe kuba bera, hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ngo n'abantu
bose bambariza hose, hano harimo, aho ngaho wicaye harimo, aho uhagaze harimo, aho ngaho uri gukorera harimo, aho wambariza hose n'uri wo wese umwami wacu Yesu Kristo. None se aha Pawulo yabwiraga i Korinto gusa, ariko muri teologiya babigishije ko yabwiraga i Korinto, kubera ngo icyo gihe ngo abantu b'i Korinto bari bashyushye, ngo impamvu yabujije abagore kubwiriza ngo icyo gihe ngo barasakuzaga cyane bafite urusaku kurusha uyu munsi. Okay, ibyo tubyihorere. Urumva kuko ndabibona muri comment abaza basakuza bari, ariko n'abandi bamwe nabyo. Ariko se uyu munsi bwo nta rusaku ruhari. Ariko se Pawulo yanditse ngo n'abantu bose bambariza hose, kandi barangije bavuga ngo tugere ikirenge mu cy'intumwa n'abahanuzi. Abahanuzi babayeho, intumwa zibaho, baragenda bajya kuruhuka, n'ubu turahari. Urumva abahanuzi bababereye kuri Mose n'abandi benshi, ariko ngo tugere ikirenge mu cyabo nk'uko nabo bakigize mu cyande mu cya Kristo. Noneho ukaza ukambwira ngo byari iby'Ikorinto. Nyine urumva hari abantu batangiye kuzana umwuka wa Antikristo, abantu batangiye kuva ku ibyo byose n'inzaduka muzana, ariko ukuri kw'ijambo tutwe turetse iby'umwuka ukuri, kuko umwuka ariko n'ubundi niwe utuyobora. Ariko abantu bashaka kuvuga ngo umwuka, ariko umwuka utakuyobora kumenya ukuri kw'ijambo, ugutandukanye n'ijambo ni umwuka wandi. Ku umwuka utandukanya abantu ku ijambo ari Satani gusa. Bivuze ngo umwami mukorera muramuzi. Ntago rero ngewe niyo mpamvu ntemera teology ni iyo ngiyo. Ikindi uretse ko n'iki gisobanutse, n'iki kirasobanutse, ni umuntu wabyumva. Niba Yesu avuze ngo, niba ijambo ritubwira ngo ikintu cyose tuzagikora muri iryo zina, kandi tugahishurirwa Petero pasiteri wa mbere wabayeho, Yesu yabwiye takira urufunguzo, uguhishurirwa niho nzubaka eglise yanjye neza. Petero akaba ariho habwa ububasha. Petero ntiyize ngo tuvuge ngo teologiya yarayinjiye. Na Pawulo wayize yitwaga Sawuli, turabizi neza ko ngo yigiye ku birenge bya Gamaliyeli. Akimara ngo kubona Kristo, ngo yabonye ibyandi byose ari amazirantoki, amase. Noneho uyu munsi turacyari muri ya mazirantoki. Ahantu Yesaya, muri Yesaya, niba ari Yesaya nasomye, ngo abantu bavuga ngo babwira ni nk'umugani, ngo babwira umugabo ngo twitirirwe izina ryawe, ngo tuzitunga, bagirana n'abagore ngo tuzitunga ariko twitirirwe izina ryawe. Abantu bari kwitunga ariko bakitirirwa izina rya Kristo. Amadini aritunze akitirirwa Kristo, ariko murabeshya. Niyo mpamvu muza abantu bakababaye bakazitereyemo, bize abanyabwenge, bigize iki, kandi arabo kubabarirwa my friend. Niyo mpamvu abantu batakinyurwa, niyo mpamvu abantu bafite urwango, niyo mpamvu abantu bafite imijinya utamenya yiva. Hano rero kuri ino cano, muri ino karitsiye, turifuza kugira umutima mwiza, tukabana mu mutima mwiza, tukabana mu kuri, tukabwizanya iby'ubwenge, apana amagambo y'abapfapfa. Bibiliya irayakondana, atari mu ubwenge. Ibyo byose Bibiliya irabikondana. Kuki tubizana? Twebwe mushaka aribyo tuvuga. Abantu bamwe turungurana ibitekerezo, turungurana ukuri. Urumva ibintu by'ubwenge, ntabwo dushaka ibintu nk'ibi. Ibi byavuye mu bahanzi bazana ibishego, baririmba ibintu bidafite, biri no sense. None byimukiye no mu macana abantu ngo ni ugutwika. Ntabwo twebwe turi hano gutwika. Niba uzi ko wakoze subscribe ushaka kumva udutwiko hano, kora inuza wigendere rwose. Aha ngaha ntabwo uzabibona. Tuvuga ibintu by'ubwenge, twifuza kubabwira ibintu by'ubwenge, nawe ukatubwira iby'ubwenge. Ntabwo twebwe twakubwira ngo turabanya. Ngewe kubera ko nzi ko nizera Imana, ikaba inzi ubwenge mbukura ku Mana, ntabwo mvuga ibyanjye. Nk'uko wabyumvishe ndi kuguha imirongo ya Bibiliya. Rero nari nabahaye urugero, nicyo nshaka kugarukaho. Abantu babonye ikiganiro nk'uko batangiye kuri citymaid, titire ifite ibyo uvuga, ariko wumvishe ikiganiro akakirangiza, yumvishe neza ibihari. Ntabwo wenda twavuguruje, madamu mwaramututse, ntabwo yavuguruje ko ko twabwiye ko yakoze BBL, noneho nyuma bakavuga ko yakoze surgery. Ntabwo ndi bongere gusobanura ibyo twasobanuye, urajya mu kiganiro byumve. Ibyo twabwiye hano ni ukuri, ndetse mwarabyumvishe ko yabisobanuye ko ntago bigize bamusatura inda
ngo bakababaga ikibuno. Ngewe no gucira ijambo. For experience yesterday nagize igira imbere ku kazi, hari abakiriya baje ku kazi barambaza ngo Naomie, ariko ubwo ni abantu banjye, ni abakiriya baba ari abantu banjye, ntabwo ari umuntu uwo ari we wese. Nshaka kukubaza, mbabarira nkoreho. Nkore ku kibuno cyanjye, ndamureka akuraho. Kurone se Naomie, kuko cyoroshye ngo kimeze neza, ngo ntabwo wagira ngo nta n'ikibuno cyanjye, ndavuga yego ni ikibuno cyanjye nyine. No arambaza ngo hari abantu bashiramo ngo silikone, ziriya ubundi ibyo twari twavuze ko tuzabisobanurira zimeze nk'amashashi. Ngo yumvaga ngo ufite nk'amashashi, ngo noneho ngo mbabara, ngo ufite nk'inkovu wenda ivana ikagera hariya. Rero njyewe maze kubyumva ukuntu atekereza, nabashe gusobanukirwa ko abantu bo kuri comment bandika ntabwo ari ikibazo bafite ari bibiyeri, nta nubwo ari surgery, ahubwo bafite ikibazo ko mu kibuno bashyiramo ibindi bintu bitari harimo amashashi no mu mabere, harimo wenda amabere ntabwo babibonye, nyine ndi mfite amashashi mu kibuno, ariko twarabisobanuye, ariko ntibashaka kubyumva. Noneho ntabwo bazi ko amagresi yawe, ibinure byawe ari byo bakoresha, umubiri wawe twarabisobanuye, kandi bashaka kubyumva. Ariko reka nkubwire, reka twigore nicyo tubereye, sibyo? Ugiye uhora iki? Oya, ni nyine reka nkubwire, ku muntu utarabisobanukiwe, bayaza ibinure byawe byo mu nda bakabivoma, nta nubwo bakubaga, bafite ukuntu bakutoboramo akantu gato bakabivomamo, bagatobora kandi gato ku matako hano hejuru n'inyuma gatoya, bakabisunikira, bakabyimura, bakabivana hano bakabyimukira ku kibuno. Nabyibagirwa rero nsigaye nibagirwa. Abantu mwese mundeba mukavuga ngo mu nda yanjye ngo ntabwo hagiye cyane, ngo ndetse baramenganishije byose. Kugira ngo mbasobanurire ko bibiyeri ntabwo, bibiyeri mu bwoko butatu, hari n'abantu bakora bune, urumva? Noneho dushaka kubabwira ko habaho section 1 na section B, bitewe ntabwo muzi bitewe n'uko umuntu ashaka. Ikindi, iyo uri kumwe na dogiteri agiye kugukuramo ibinure kubera ukuntu ungana, muzabicunga neza abantu babyibushye, nagakuramo amagresi yawe yose ngo ayamare ako kanya. Do you understand? Kubera ko yamazemo, impamvu ndi kubibwira abantu bashaka gukora BBL muranyandikira mwese, ntabwo ndi kubwira abantu mutabishaka, utabishaka ntubyumve bihutisha. Ni ukuvuga ngo ushobora kugenda, urabona ufite inda nini, urabyibushye, urashaka kuhita ugira mu nda zero nk'ahangaha ubona mfite, ntabwo biri bukunde. Kubyumvikana ko dogiteri aragukuramo amagresi nyine yabugenewe, ntabwo ari buyamaremo yose ngo kuko ngo wamwishyuye, ngo kuko ushaka kutugira mu nda zero ngo utayamaramo. Ni bibi, bifite ingaruka. Akuramo mu rugero uwe muganga yabonye ko rushoboka, sibyo? Bivuze ngo iyo agukuriyemo ni handi usanga turi kwambara amasentire kubera ko inda iba yabaye nitetemye, ukambara sentire kugira ngo inda igende yegerana n'inyama, ariko ntabwo ibinure byose biba byashize. Ni ukuvuga ngo habaho BBL round 1 na round 2 na biterwa n'umuntu. Bari abantu bose mubona bafinyoye bari finyore cyane ku buryo ubona nta na gato, cyane cyane ku nda, aba yarakoze citymaid cyangwa yarakoze BBL ebyiri cyangwa eshatu. Kubyumva turi kubyumvikana. Rero ntuze expecting ko uzajya gukora BBL ngo tugira mu nda ngaha mfite ako kanya, ngwapi. Ni rero abantu bakubwira ngo hari abantu indigaruka. Kubera iki igaruka? Aragenda ntabwo abaganga benshi ntibabisuvuga, ariko ugize Imana bari kubwira, yamara kugukorera ukambara wa musentire cyangwa se ukabyihora nunakoreye massage, ukirira indi kongera ikagaruka. None igaruka cyane kubera ko iba yoroshye, ibinure byagabanyutse mu mubiri, ibinure no byihuta kurusha, yanduka itubona ibaye nini kurusha ona mbere. Ariko habaho section 1 na section B biterwa n'umuntu. Rero niba uri kumbona ukabona ntari finyore nk'abandi bantu ubona, nuko ngewe nakoze round 1, ntabwo nakoze citymaid, nakoze BBL round 1, ntabwo nakoze kabiri, sibyo cya gatatu.
umunsi uzabona ndi finyore uzambaza ati none Naomie ko wabaye finyore byagenze gute, uzambaze gutyo. Ikindi mw'abantu muri kujya muri comment mukanuka mukajyana hose kuri TikTok mugashiraho utuntu two kunuka ngo umugore w'umusazi w'ikigoryi w'ikijuju y'iki. Ngiye mfite abantu ngewe tureka n'umugabo wanjye, ngiye mfite abantu ngewe bankunda ku giti cyanjye ntazi, bansengera, bankunda, bansabira umugisha tutanaziranye. Uko byumva mfite abana, ndi mama, ukumva mfite abana bankunda, mfite mama wanjye unkunda, mfite umugabo wanjye, mfite barumuna banjye, mfite n'inshuti. Abo kunkunda birampagije kuko turaziranye. Abo nabo bankunda batanzi nabo barabimbwira buri gihe mbona message. Abatagukunda ni abapagani kuko nta muntu nta mukristo rero ugira urwango. utankunda oya ari abantu nabo bibwira ko batubaba. Wabonye message nagusomye nijoro y'umuntu yaranutse mu kiganiro, abona bidahagije sinamusubiza aza inbox kunuka bro ambwira ukuntu ibintu byanjye atari byiza. Umubyeyi n'umugore nibaze ko bidahagije kunuka kuri YouTube ukazana inbox yanjye kunuka, urumva uri muzima. Yaba yaza bafite akamaro baguhamagara. Ngiye mfite abagore benshi bahamagara bakanshimira akambwira ati Naomie ngewe impamvu uzi kunuka nuko mujye mwibuka niba uri kunuka. Ngiye mfite umubyeyi wambyaye ariho none ukango ndi igicucu ndi ikigoryi uzaba uri gutwara umuryango wanjye. Nubwo tutagutuka ngo tumere nkawe ariko uyibuka ko uri gutuka umuntu nawe ari undi uri kugutuka, uri kwanga umuntu nawe undi uri kukwanga. Rero muri iyi si turi abagenzi kandi you never know. Niyo mpamvu natangiye niyama abantu muri naho kuki bashaka kuba abakozi ba Satani kandi adahemba neza. Natangiye niyama abantu muri kunsaba amafaranga. Ngewe ntabwo ndi banki, narwo nje kubiyama ngo muri abana babi. Ahubwo ikibazo ni gute wumva ko ako kanya ubonye ikiganiro cyanjye uri buze umbwira uti ndagukunda Naomie ni byiza kunkunda ngo ariko mfite ikibazo. None se urukundo rwangiye kurugura? Niba ufite ikibazo dore ukuntu muzamubigenza mbabwire ibanga. Shaka umuntu umbwire tubonane, uri kubyumva? Umuntu naguha umwanya wo kubonana nawe umuganiriza ikibazo cyawe anabibone ko utari umwesiko, uri kubyumva? Noneho nawe nk'umuntu areba icyo agufasha mu bushobozi afite, apana kwifata ukamamagara ngo ngufashe sinkuzi, wasanga uri na bene wacu bantuka bagukoresheje. Ngewe ndimo kukubwira uko mbyumva. Rero niba ushaka ubufasha simvuze ko tudafashe cyangwa se turi abantu babi cyangwa se muba mudakeneye ubwo bufasha, sibyo? Ariko kumva ko ngewe Naomie ndi bugufashe ntakuzi, none especially wambonye kuri YouTube. Oya ndafasha, ababizi murabizi, ariko ngiye suko mfasha, ngira ukuntu mfasha. Hari n'abansanga ku kazi bakambwira ibibazo bye nkabafasha, ariko nakubonye umutima wanjye unyemeza kugufasha cyangwa se ngufasha. Kandi ngewe iyo mbona nta kintu cyo kugusubiza mfite ndakwihorera kuri WhatsApp. So rero mumbabarire, sindi marayika hano mu isi. Shiri kundeba komeza ugende kukureba ndi kukumva kunyumva. Ngewe rero nabiseguragaho kugira ngo mubigenze gutyo mutazavuga ngo ese nimwe muzaza kuri YouTube munuka ngo narabihoreye munsaba ubufasha byinshi. Turafasha ariko natwe turi abantu tugira gahunda, kandi ntabwo wabyuka umbwira ngo mpa amafaranga ngewe ngo ndayafite ngo ndayaguhaye. Oya ngo sinzi ngo ikintu biranshiranye ngo ngwite ikisinkuzi. Come on, ibyo bintu mubireke, sibyo? Nakongo ko ngiye nashaka kubibwirira shiri komeza ukankunganiraho. Nyine abantu umuntu araza akagira nibyo abantu bafite ibibazo bitandukanye kuri ino si kandi twese turabifite bitandukanye. Kuba umuntu yakubwira ngo kuba nyine umuntu abantu benshi bahita bandika nibyo nkuko abivuze, ariko ntabwo umuntu yabona ibintu ahaye abantu bose pe. Ababizi barabizi ko umutima wo gufasha umuntu ari mu kibazo tutawubuze, ariko ntabwo umuntu yakorera abantu bose bari mu gihugu. Mumenye uburyo abantu benshi bari guhamagara bashaka ubufasha. Ntabwo twatangaje ko dufasha abantu. Hari igihe ubona ko ari ngombwa ko ufasha umuntu atanabigusabye pe, ukabona ko akeneye ubufasha. Hari n'igihe ushobora pe kugira ikibazo ukegera umuntu
nta mahitamo usigaranye, ariko ntukabone umuntu ngo uprofitireho ako kanya. Ntabwo wari uzi ko ari bujyeho kuri nuza kugira icyo atangaza ku bintu bye, urumva ntabwo wari uzi ko uri bumubone baho kubayeho nibiba ngombwa hari n'ahantu henshi ugana no hanabigenewe, ahubwo ugomba gukora ubushakashatsi ukamenya aho hantu hagenewe gufasha abantu mu buryo butandukanye. Ariko ntimukabone umuntu aje gutyo gusa ngo wumve ngo uriya muntu ubwo bimeze gutya, ubwo yavuze ngo ameze atya, ubwo nyine byanze bikunze ngo ari bumufashe. None ukamenya n'imvugo uzamo, urumva ntabwo ari ukuvuga ngo turi kwiyama abantu cyangwa turi kugira gute, ariko nanone hari ibintu umuntu yakora n'ibyo atakora, nk'umuntu yashobora n'ibyo atashobora, urumva dufite izi inshingano nimutubone gutya wenda ibi binabani iki ngo umuntu nawe ubwe yiteho. Dufite n'inshingano kuko hari abantu bifata nk'ibi nko gupfusha ubusa, none bakavuga ati uyu muntu ufite ayo gupfa ubusa yanafasha. Ntabwo ari uko bimeze, ntabwo ayo mafaranga yapfuye ubusa. Twarasobanuye ibintu nyibisobanuriye, nk'uko nagiye gukoresha ijisho ryanjye, amaso yanjye afite ikibazo, niko nawe yagiye gukoresha ahantu umubiri uba deforme ugahinduka ukundi kuntu wowe utishimiye ko utari umeze, bikakubabaza cyangwa ukumva ntibigushimishije, ukaba deforme ukazana ibinyenyanza hano, ukazana ibinure, ejo ugasanga hajemo za ndwara ziterwa no kuba ufite ibinure byinshi, umutima ugatera nabi, imitsi yarafunze, za diabete zikabyuka, kanseri, nuko bakakubwira kora siporo ugabanya ibinure. Ariko niba warabaye deforme ikibuno kubera kutwita, indi biri imbere abadamu murabizi, hari ukuntu ikibuno kifunga kikagenda kikabura burundu. Niba ufashe bya binure byatezaga ikibazo hano mu nda, bishobora guteza ikibazo mu nda ukabishyira inyuma ku kibuno kuko hagenewe ibinure n'ubundi, aho biba byarashizemo ahubwo bikamera nk'aho byimukiye imbere, ukabivanamo ukabisubiza mu mwanya wabyo, reka ariko mbivuga. Ntabwo uba ukoze ikosa, ni nk'uko n'iryo jisho ryanjye ryagize ikibazo nkagira, hari n'uwo ripfa burundu bakarikuramo, n'ubishe ngo hari igihe bagushyiramo iry'ihene, harashyiramo ibintu by'ibiparasitike ntaramenya neza, murabizi neza ko ibyo bintu bibaho. N'abantu bashiramo plastique nta ngaruka bigira. Noneho oya ndi kuvuga ku jisho. Ibyo ngibyo ntago turivugaho none kuko ntabyo twakoze nta n'ibyo uzakora, sibyo? Ibyo ba nyirabyo niba basaye twe turi kubwira ibyo tuzi byanakozwe ku ruhande rwacu, urumva ntabwo ndi bujya kuvuga ibyo bya plastique bashyiramo umuntu cyangwa mu mabere ngo barashyiramo utundi tuntu, ariko hari abantu benshi bifitiye akamaro banishimye kuruta uko bari bameze mbere. Aho bose ndi bujya kubavugaho ibintu byinshi, kuba hari ibintu yashyizemo wenda bivuye ku ruhande, ibyo byo afite ukuntu abitekereza, ariko njye ndi kuvuga aho tutarenga umurongo, twebwe tutarenga bitewe n'ibyo nakomeje gusobanura mbere. Rero umuntu ntakubwire gutyo, wenda sheri yavuze ngo ari banki, nuko tuzi ko banki arizo zigira amafaranga, ariko na banki irakuguriza kameme, ntabwo iguha, urumva na banki irakuguriza, ntabwo iza ngo iraguhaye ku buntu, urumva. Hari uburyo bwinshi abantu bisungana mu bibina, mu biki, ahubwo abantu bakagiye bamenya utuntu, bakiga mu bintu byo kwisungana, byo gukorera hamwe mu mashyirahamwe, ibiki n'ibiki, leta ikabafasha. Hari uburyo bwinshi buriho bwo gufasha abantu mu rugo. Kubera ko navuze twacita ko ngiye gufungura empire, hari batekereza ko mfite amafaranga menshi. Ayo waba ufite yose erega ni na menshi. Nalaye kunuza igishimye nge nshima Imana y'amangaye, urumva kuba wayifungura ni byiza, uzaha abantu akazi, sibyo? Abantu bazabona akazi batunga imiryango yabo nabo bibeshaho neza, urumva ni ikintu cyiza, urumva ni ikintu na leta yashyigikira, ntabwo ari ibintu bigize bigayitse. Ahubwo uyu muntu gusaba ubufasha bwawe akavuze ati uzanyibuke mu gutangira mu akazi, nicyo mbona cyaba cyiza kurutaho, aho kuza uvuga ati mpa. Okay, reka twe kugenda ngo tugende tugere kure cyane kuri ibyo. Ubwo nicyo nasobanuraga, ntabwo kuba umuntu yareba igice cy'urugingo rwo cyahindutse ukundi. Tuvuga urugero, umudamu wanjye agiraga gutya amaboko, iki kinyama cyane kikamanuka kikagera hano. Ntabwo ndanakira amaboko by the way.
ariko kuba bagenda bakavomamo ibyo binure birimo wowe ngo yahinyuje Imana ntabwo kigititsira none se nibareba nimureba hano abantu barambaje ngo narirabuye ntabwo iyo ugiye gukora ikintu runaka ku mubiri wawe wisigura bireka that's why ubona hano nirabuye nubireba hano urabona nta kuboko mfite hano rero ntibajya bahakora hano haba imitsi ni ukuvuga ngo bakora hano munsi ni ukuvuga ngo nubireba neza nkoze ntabwo ndakira maze nk'ukwezi icyo bakora naho ni ukuyaza ibinure birimo naho bakabivuma bakayina no wambara utuntu twabugenewe dufata gutya kugira ngo hagende hagabanyuka rero sobanukirwa neza narabivuze ngo dushobora kuba tugiye muri etaje wowe ugaca muri esikariye ngiye ngaca muri lift ntitugererayo rimwe lift ubwo ni esanseri niko twabimenyereye hano kubivuga ntitugererayo rimwe ariko twese turahagera rero umwe aca muri gym kuko niho ashoboye wenda guca muri ako kanya undi agaca iyo nzira yo kujya kubishongesha mwese muri gukora ibintu bisa ahubwo uburyo muri kubikoramo nicyo gitandukanye gusa nabavuze ngo none se ngo iryo bere ngo uvuga ngo bagabanyije bagabanyije n'ubu urabona ko barigabanyije ubuse ibere ryagwaga hano wabaga umeze gutya bifatishije amaboko none ngo nese wagira ngo barigire baribuze ribure bigiye kugaragara nyine ngira ngo ntirigaragara biterwa nanone n'ukuntu umuntu angana ntago abantu bose baba bafite size zingana biterwa n'uko ungana barigabanya bakurikije naho uko ungana kugira ngo bibe bihuye nubwo barigabanya byose ako kanya ngo barimerewe rero abantu mujye mwumva ibintu mu buryo bugomba kumvikana ntuze wigize umukristo cyane kurusha abandi kubera ko hari ibyo utazi uri gupfa kuvuga gusa urumva uri gupfa kuvuga gusa ntago bizi gukuramo ibinure niba ujya muri gym kubiyaza bakirirwa bakubiza ibyuya ngewe undi akaba afite ubushobozi bwo kugenda bakabiyaza mu buryo bwihuse bakabivoma Kigali barabikora bakora mu nda bagakora n'amabere icyarimwe nta muntu aho ntabwo bivuze ngo uri gukosora Imana my friend nta kintu twafashe ngo dutero ntabwo nafashe urutoki rwa gatandatu ngo ndushyire hano urumva sibyo nkeka hasi nta kintu wahinduye ku mubiri ahubwo ni nko kurefreshinga ibitsinzi kugira ngo abantu nabonye no kuba dorona nk'uko umeze gutya nanavuze bavuga ati yewe urajunjamye oya nakubwira abantu b'abasirimu mu mutwe niyo mpamvu ku ruhande baguhamagara akakubwira gutyo no muri comment kandi babonye ko harimo abantu baza bavuga neza aho tunabashimire twe kujya tugaya bavuze nabi gusa kandi reka ngaruke dusoza hari ikintu navuze ngo Satani akoresha abantu akababaza bakaza bagatuka Imana mwibuke umugore wa Yobu umudamu wa Yobu yize kubwira Yobu ngo watutse iyo Mana ukipfira ariko niba mwarakurikiranye story neza niba mushaka kumenya ukuntu ibintu bikorwa Satani ukuntu hari abantu bamwibeshyaho ntago Satani ari umukara nta n'amahembe Satani afite ibi byose nibyo babeshya kugira ngo Satani nazigize marayika w'umucyo mu mwakire kubera iki Satani ntago ari igisimba gifite amahembe ntago ari igisimba cy'umukara gifite mu kanwa havamo umuriro gifite mu maso hatukuye cyane no Bibiri twereka ko uko yamutaye ku isi nyine nuko ntago yamwambuye kwa gushashagirana yari afite kuko hari umuntu umwe nzi muri Bibiliya y'Imana nani Satani yabonekeye ariko kubera ko uwo muntu yari umwana akamugenzura abonye ngo yambaye ikamba aramubwira ati iryo kamba ariko yamenya ko ari Satani aramwirukana ariko yaje nka marayika w'umucyo marayika basate ibyo nawe bitekerezeho rero muri iki gihe babigisha ko Satani afite amahembe yari ikintu kimeze gutya kuko aje muri ubwo buryo watinya ntiwanamwikubita imbere ariko abantu twese dushaka marayika tubonekere marayika Satani yigira marayika w'umucyo akaza akakubonekera iyo udafite kuhishurirwa kw'ijambo ry'Imana kwa kuri kw'ijambo ngo ugenzure akantu ku kandi umwikubita imbere iki rero nkivugiye iki Satani ntago abikuzimu hamwe bavuga ngo tumukandagire ikuzimu ngo ashye uramutwika wowe ufite ubushobozi bwo gutwika Satani ntago bishoboka Satani tuzi iherezo rye ryaranditswe nabyo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana iyo uvuze ngo Satani uri kumuzirikira ikuzimu wowe nkande uba uri gukandagira ijambo ry'Imana
ngo turi kumunyukanyukira ikuzimu. Uramunyuka se muri hasi uri hejuru ye? Satani aba muri iki kirere turimo, ngo azenguruka isi, yazengurutse isi aragenda ajya kureba Imana. Ibaze ko afite ubushobozi bwo kugenda akajya kuganira n'Imana. Abwira Imana ati ahura n'Imana, arayibwira ati mvuye kuzerera mu isi. Imana iramuganiriza iramubwira ati wabonye umugaragu wanjye Yobu? Si ibyanditswe ntabwo mubizi ukuntu anyubaha? Imana irataka Yobu. Satani bagiranye ikiganiro, aramubwira ati nuko wamuhaye ibintu byose, waretse nkamukoraho ukareba. Imana iramubwira ati okay, genda ukore ku byo ushaka byose, ariko ubugingo bwe ntabwo bwemerewe. Niyo mpamvu ushima Imana. Ibyo Satani yakora igihe cyose nyiri mu rumuri agakora inyuma y'umubiri, ubugingo bwanjye nzi ko ntashobora kwihakana Imana. Kandi kubisanisha n'ijambo nari ngiye kubabwira ngo abantu benshi bitotombera Imana bayiziza amakosa ibyo Satani yabakoreye, kandi barangiza bakajya kuramya Satani bakanamukorera mu buryo bweruye, kandi yanabahemukiye yanabababaje. Niyo mpamvu bakubwira ngo Satani ahemba nabi. Urumva? Niba rero afite ubwo bushobozi bwo kugenda akagera ku Mana akaba yivugisha gutya bari kumwe gutya ati jyewe mvuye kure kuzenguruka isi, dore noneho Imana ikabwira ati wabonye Yobu se? Ikamugora. Ahubwo rwana nuko Imana ikuratira Satani, ikuratira ikavuga ati wabonye kanaka, wabonye dadu ukuntu anyubaha ankunda. Satani nawe atangira avuga ati nuko wagize gutya, ari bikora. Ariko kwirirwa uvuga ngo njye Imana ntabwo inzi, njye ntabwo Imana ndeba, ahubwo ntabwo uzi urukundo Imana igukunda yemeye kuca muri ibyo bigeragezo. Twabaye ubuhamya bw'uburibwe twaciyemo, ariko njye muri ubwo buribwe sinigeze nihakana Imana. Buri gihe nahoraga ku mavi, nahoraga mbwira Mana urabizi. Uko umwaka uvaho nkahora mbwira Mana uko ko nzasaze ndi mu bibazo gutya. Nyibaza nyitakambira, wemeye ko Satani angira umubiri wanjye awugwatiriza akawukorera ibyo ashaka byose. Nkeneye gutuza, nkeneye kuba mu mubiri ntuje mu mutima, ariko nkumva ndi kumwe n'Imana, nkumva ko ijuru ngomba kuritaha ubugingo mbufite nubwo umubiri uri kubabara. Urumva? Ariko ntabwo nigeze ntuka Imana. Wowe rero sinzi ibigeragezo waba waraciye muri ibyo Yobu yaciyemo. Yobu abana be bose bamushizeho, ubutunzi bwe bwose buragenda, ariko nyuma yo kuguma inyuma y'Imana kugeza aho umugore yamubwiye ati hakana iyo Mana wayitutse ukipfira. Muzi abantu benshi bamugezeho bagerageza kumwumvisha ibindi bintu, ariko Yobu yaranambye agera haranahanura ati nzi ko umwami wanjye azahagarara mu isi. Uwo mwami Yesu Kristo ariwe turi kuvuga none. Rero icyo ndi kukubwira ngo ntibakajye babeshya ngo mwumve muri abakristo, ahubwo muri abayoboke b'amadini yahe. Mumenye ukuri kw'ijambo kugira ngo Satani atabiba umugono. Nta handi nta yindi nzira. Kandi niba tubonye ko mu isi tugomba kunezerwa, ni ukurya, ni ukunezerwa, ni ukunywa, ni ibyo munsi y'ijuru turabizi ibyo dukeneye. Kandi niba uri mu munezero nta muntu uzaza kuwuguha. Ugomba kurwana na Satani wo kiba umunezero. Ibyo akunyuriramo byose ashaka kukubabaza, wowe ukanyura ukarwana nawe, kandi muri ibyo bintu ushaka kunezerwa, kuko nicyo muri iyi si y'ijuru nyine nicyo dufite. Nitujya mu ijuru tuzabona ibindi. Ntabwo twakosoye Imana, twasanye ibyangiritse gusa nta kindi. Kandi twemerewe gusana igihe turi munsi y'ijuru, turabyemerewe. Imana yatanze ubwenge ibuha abaganga. Niba umuntu ashobora kugenza abantu bagendana imitima ya plastique ariko kugira ngo abeho, none se abo baganga bakosoye Imana? None se uwo muntu ntariho? Ntafitiye abantu akamaro? Hari abapapa nzi bafite ibindi bintu bicometse hano mu muhogo kugira ngo babashe guhumeka. Nabonye n'amaso by'ibiplastique bafite n'ibuye bacungana naryo ngo ridashira, akajya mu kazi agakorera umuryango we. Kuki mudatekereza kuri ibyo bintu byose? Reka rero mwumvirishe abantu bagiye njya mu blessing abantu banjye kuri TikTok. Kandi n'aba blessing njya kuri TikTok, urabona ari ukuntu umuntu atera comment, hari ukuntu umuntu atera comment ukajya umubona buri gihe. Hari abantu bankunda, urikumva, batanzi bankunze kuva kera, comment zabo narazibonaga kugeza n'isa. Ntibigeze bana, ntibigeze bandeka, ntibigeze banamvuga nabi, account yabo buyabona. Umunsi umwe ndabyuka ndablessinga abantu,
ndamugana wa muntu wenyandikira inbox manimero yawe nkamublessing arabwo tuziranye ariko byamaze ku mutima ukuntu umuntu niyo urabona abantu bose bari kuvuga Naomie bantuka ariko we akandika ati nushaka uzabe gute ngiye nzakomeza mukunde nubwo ntarakubona hari no mugira ati nubwo nta bushobozi mfite n'impembwa nzaza kukurira ku kazi nkuzanira urabo kuri anniversaire yawe hari abami impano tutarabonana icyo kintu cyangishije ko buriya ikintu cyose ukoze ugisanga imbere aba bantu na blessinze kubera comment turaziranye none se ubugira ngo umutima mwiza wiwe afite wo kuvuga neza abantu ukubyumva wo kuvuga neza abantu ntago byamugiriye akamaro ineza ngo ukoze uyisanga imbere niyo mpamvu nandi kuvuga ntago umenya ngo ejo uzahora nande cyane ko tuba twarabyaye dufite abana oya ikintu cyose ukoreye mu isi kigira ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe n'icyo ari cyo kandi ntago turi hano ngo tubasabe ngo mudukunde 100%, ariko gukundana ni itegeko ry'Imana sibyo ariko nubwo ari itegeko wenda reke kudukunda ureke kudukunda ariko wubahe iki wubahe ko mfite abantu bankunda ndi umubyeyi mfite abana akamaro wowe niba ntagufitiye akamaro ufite abandi ufitiye akamaro ubyubahe nk'umuntu niba nta cyiza ubonye wicecekere si byiza kuvuga ikibi ku muntu kubera ko nawe nuko adafite YouTube nawe ufite YouTube akaza hano nawe twabura ibyo tumuvuga sheri mu bantu bibamo harimo kamere zitandukanye kandi icyo nzi cyo naye hano muri Yesaya 53 havuga ukuntu ngo Yesu ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu yari umunyamibabaro wamenyereye intimba yasuzugurwaga n'abantu abandi bima amaso nawe natwe ntitumwumve ntago rero kandi yakoze iki kibi noneho yazuraga yakikije abantu mu maso yazuye abantu mu maso y'abantu sibyo akiza abarwayi mu maso y'abantu agaburira abantu mu maso yabo akora ibishoboka byose ariko nta gitangaje n'ubundi abantu baturwanya n'abandi b'abanyedini bagize ngo hari umuntu wava hariya ku muhanda utazi n'iby'Imana waza agapfa kugutuka nicyo kibabaje none si ibyo byose Yesu yarabikoze banamukurikira bakanatangara aho byatumye batamugirira kuri ibyo bamubwiye bamwe ngo nujye ukora ikiganiro ukasoza utambuze ubona ukuntu iyo ikiganiro cyose ntakirangiza mwatera comment ukambavuga narabyibagirwa Diane ngureba ikiganiro cyanjye ngo ugaseka ngo n'umugabo akakubaza ngo uri guseka ibiki ngo ati dore umugore ngewe nkunda dore ndagushimiye cyane Diane uri guseka ndabizi Nadia my love utera comment umuntu unyanga rwose mwaserera ndabibona mama wanjye nukuri tuza comment sange ngera mu rwanga sanga wanjye nko guhwera mwana wanjye bagutuka barabajinga barakuzi mama wanjye mutumarira kubera comment sange urumva ujye mureka kuvuga nabo bantu mama wanjye ndakukunda arabizi barumuna banjye barwanye bavuga ati baragushaka yiki uje kumva hari abantu n'umugabo wanjye thank you for your support ndagushimiye mbikuye ku mutima ngo narakuroze uzongera igicucu hari igicucu cy'umucucu ko ari imiti kiza nyine ngo n'abintu ngo abagore bashyira mu isombe bw'abagabo urumva ngo kaba ikigoryi urumva burara bakabona ndi ikigoryi se ntacyo bakuba Imana yaramenye inzi amenye n'ijambo n'ukuri kwayo ku ijambo ryayo ubundi bucucu bwo mu isi mbabwire rimwe nzababwira ku mugabo wanjye ariko iyo mbivuze abagore benda kunyica urumva umugabo wanjye ni umuntu wumva mayizago umugabo kumva ni umugabo ushyira mu gaciro akagusapotinga nubwo we byaba atabikunze usibye ko Dadu nta n'ikintu na kimwe dukora adakunze ni kumva rero ndagushimira Dadu mbere y'abantu you are good husband you are good friend for me you are my best friend you are my husband you are my papa w'abana banjye ukaba manager wanjye ukaba everything see the smile
ko batari kubwira kumwe kumwe wanjye sika neza nala urumva ndagushimira shiri wanjye kandi hari ikintu kimwe nakwigiye Dadu abafite igisubizo cy'ibibazo byose kwisi ikintu cyose wamubaza cyose ahita akubwira Bibiliya ayifite mu mutwe akakujyanishije na Bibiliya ku buryo arasapotinga whatever dari n'ibintu ngiyewe ntari nzi muri Bibiliya yamwiye akansobanurira anyigisha ko gukorera Imana atari ukwiyanga ahubwo ari ukwikumva bya wa munezero bya byishimo utabonaga uri munsi y'ijambo ry'Imana cyangwa se uri hanze y'ijambo ry'Imana muri Yesu bibona kandi ukishimye yanyishe ko gukorera Imana atari ukwibabaza for real kera naribabazaga kandi kugiye nibabaje nakuyemo urumva rero nsobanurira uburyo gukorera Imana ari ukunezerwa ukishima ukanyurwa kandi nasanze ari byo gukorera Imana ntabwo ari ukwihangayikisha nta nubwo Imana agakiza yaduhaye ari kugira ngo tubabare yaravuze ngo mwishime iteka kandi ijambo ry'Imana nese ubwo ni gute waba uri mu ijambo ry'Imana muri Yesu gahoro babaye itandukaniro ryawe n'utizera rishimye n'umuntu utizera muramumeze kimwe ntago rero muri Yesu baganya muri Yesu abarimo ibisubizo igihe cyose usenze uba wizeye igisubizo niyo utakibona ako kanya so navuze ko ari abantu bari muri Yesu ntibabone byo simbisi ko mvuze ahubwo igihe kiba kitaragera cyabo kandi gumamo neza isezerano Imana irinda isezerano ryayo sibyo nego shiri really thank you for your support we don't care what people say about you but us you are strong man ibyo rwose nanjye nabishimangira ibyo abantu bamvuga bamfa kuba umugabo wanjye ukuri ijambo ry'Imana ndi kugushyira mu bikorwa wavuga ko narozwe bavuga ko ndi ikigoryi ntago ndi ikigoryi nk'uko nsa sibyo guseka urumva ngewe ubwenge bwo mu isi nubwo wambonamo ko ndi ikigoryi ipfa kuba mfata ukuri kw'ijambo Imana imbwira ati kunda umugore wawe nkabamukunda ibindi byose nabyo mu nzira yanjye mbikora nk'uko mbyiye wavuga ngo ndi ikivume ndi ikiroge wanyita ikigoryi wanyita inganzwa icy'ingenzi mu rugo rwanjye tumeze neza turishimye turarya turanywa tukishima nk'uko ijambo nari basomeye nta cyaha kiri mu kwishima nayo basomeye